nose ibyo 500 bibonye wabikoresha iki? Uzi ikintu nakora? Nahita ngenda nkagura icyangwe, nkagura n'ijerekani ya tineri. Reka cyangwa warara mu kabari? Cyangwa warara mu kabari? Nagura icyangwe, nkagura ijerekani ya tineri nkayitereka mu rugo. Nkahita ngura n'akabanza k'ibihumbi 20. Mbese muri make tineri nicyo cyo kunywa kabisa, nicyo kinyobwa cyawe? Tineri niyo nzoga, niyo kinyobwa numva kiryohera umutima wanjye. Nose ko mbona ugiye kurira mwana? Inzara iba yatwishe. Iyo uhuye n'umugiraneza abasha kuguha ishati ukambara, akabasha kuguha umugati ukarya, akabasha kuguha iyo sabune, ubwo tukabaho gutyo nyine gusumba kabisa. Umwana w'imihanda yicaye ku ntebe ahiga icyo kurya, ashaka icyo kunywa, yabuze n'urumiya. Mana yanjye n'abana nangize ninde, mana yangize ninde, nabuze n'urumiya. Inarira inabata warayinchirira hifari nikora ripari, umwana w'imbari yavukiye inkara, abahungu bibaca bankora ripari. Yes, abajene mumeze mutese? Tumeze neza. Hano mu muhanda bari sawa. Ndashaka shikujiri ngo kwirigara bari fresh ariko. Bari fresh rwose. Ndabona uri ku migati, ni migati cyangwa ni ni migati, ni bebe yatuguriye. Niba baguriye ubu nanjye kubaza ngo muyikuye, ahubwo ndumva muryoshye. Harimo n'abayituraguye. Mwayituraguye hese? Hari ahantu muzi bati imigati? Hari ahantu uzi bati imigati bayituraguye he? Nk'abakire nyine baba bifashije nyine bakayita bakajya bayita abakene bagatora. Okay, ahubwo nareba ubuzima burakomeza mana, ubuzima burakomeza kabisa. Nta kundi niko Imana iba yabidutwangiye cyane. Uzi ko agiragwa neza nyine n'ibyo bateye turabirya nta kibazo. Inzoka kabisa. Imbaga. Ako gacupa harimo iki se? Ako gacupa harimo iki wahishe? Harimo agatineri. None se kuba wagahishe wagahishe nyuma? Ako ni agacupa k'abajene. Niko wabibereyeho? Umujene Bush watashino manda yabaye nzaza abapepo mbona byanjye street cyane. bakubwira ko umugati kubona ari ibikezi. Sinzi ikintu hano wabafasha. Turi kumwe na mama, turi kumwe n'abana, ibintu ni munanze, byo kubipanika cyane cyaza, uretse Imana yonyine yo gusenga kabisa. Unja nicara nkatekereza iyo ndi kumwe n'abapeti na mama, ibyo bituma nicuza amabi nagiye ndi gukora, abo tunana bankurikira niki nabaha isomo. Mana tubabarira ugishyiramo imiyaga, hari ibyo dukorera inzira tutanabishaka, hari impamvu mbona abantu nkagira agahinda, niho navuye nzabarinda. Mana gishyiramo imiyaga ntabwo twisobaje ngo dufite ababyeyi, gusa mama sinamutura amarira mba ngomba gukora cyane. Kurya umugati no kuwukura ikidati, no kuwukura ikidati. Ireba nabo bafite agahinda bafite, nimba bari kunywa aya mawota, isinzi neza niba ari narika, gusa buri mwana wese aramerita. Isinzi niba utari gufata, aba bana bakwiye gutabwa ku mata. Niba kajye bagira agahinda, shira impumyi Imana iza kurinda. Dufite mama wacu dukunda, ni nayo mpamvu dufite urukundo, dufite umutima mwiza. Nutaga mu cyumba suzigera umbona nigunze, igihe mera hari urukundo ruba ruhari mu bana. Aho mureke duseke Ewana kabisa. Nubwo duceya ariko nutwa amahoro nitwibye, nubwo twajya bigoye ariko turakora tugakora cyane, biva mu maboko yacu kandi mama yatwigishije gukora. Ko tugenda tureba ibiducumuza turanabikatira, Imana igihora iduha umugisha, umugati umwusa ngira na mugenzi wawe. Niko Yesu yabidukoreye, amafi yatubanye menshi, igihe tuzabura amazi ntituzigere twiheba. Amarira burya aranyobwa nuko y'umugabo agwa mu nda. Inzara iba yatwishe. Nose ko mbona ugiye kurira mwana? Inzara iba yatwishe. Inzara yabishe kandi muri kurya? Bakabuze nayo kubasa. Bakanya bakubashisha amafaranga ushaka, wavuga ko ushaka ngayo. Navuga ngo 2 miliyoni. Oya.
ariko navuga 500 gusa. nose ibyo 500 bibonye wabikoresha iki? Uzi ikintu nakora? Nahita ngenda nkagura icyangwe, nkagura n'ijerekani ya tineri. Reka cyangwa warara mu kabari? Cyangwa warara mu kabari? Nagura icyangwe, nkagura ijerekani ya tineri nkayitereka mu rugo. Nkahita ngura n'akabanza k'20. Mbese muri make tineri nicyo cyo kunywa kabisa, nicyo kinyobwa cyawe? Tineri niyo nzoga, niyo kinyobwa numva kiryohera umutima wanjye. Reka nose tineri uyikundira iki, igufasha iki? Ngo ukureba ukumva urayishatse? Arimo arakureba kumva nawe ubwawe ni byiza kuba umuri Imana. Aba bana bundi niki muri gushaka, mubwira iki bari ku mutima kano kanya? Ikiri ku mutima ni ugusenga, ukumvira ababyeyi. Kabisa ako kantu ni sawa. Kiro kimwe cy'umuceri kizajya kibahaza ku munsi. Ese mama, wowe nibagiye kukubaza, aba bana wowe urabona gute? Nihe nama wenyine wabagira nko muri ubu buzima babayemo? Ubona wabagira nk'inama cyangwa imbere yaho habona ute? Banyine bitewe n'ubushobozi buke umuntu aba afite, tubarera gutya kugeza bakuze nta kundi. Ariko uko byagenda kose ubuzima burahinduka, mbere ni heza kabisa. Ugenda ukura niko ubwenge bugenda bwiyongera. Iyo uhuye n'umugira neza abasha kuguha ishati ukambara, akabasha kuguha umugati ukarya, akabasha kuguha iyo sabune, ubwo tukabaho gutyo nyine kabisa. Turishwiriri turinashwi nishwiriri. Ariko ko kantu kashwiriri mwagakuye hera kwa ahantu hari ahantu nkazi ngo kashwiriri ni mwagakuye ku kantu. Aho nakaruka kabahungu nizo mvugo zigezweho ku mihanda. Nawe urabifata social nase undi muntu wari wakumva nase wapi nyuma yuko ziraza kukumva nawe udutema imirongo se dutema. Umwana w'imihanda yicaye ku ntebe ahiga icyo kurya, ashaka icyo kunywa, yabuze n'urumiya. Mana yanjye n'abana nangize ninde, mana yangize ninde, nabuze n'urumiya. Inarira inabata barayinchirira hifari nikora ripari. Umwana w'imbari yavukiye inkara, abahungu bibaca bankora ripari. Umubyeyi yanyweye ku muneri ankera kuri byeri biranga anzana ku munyeyi. Tugiye gusakuza sakwe sakwe karibu tumbe karibu turi karimo diesel ya mara y'u Rwanda. Mama nago nakibuka ubwo rero iyo tuvuze gutyo tuba tuvuze ngo imbunda niki n'amasasu. Sakwe sakwe nawe nubaho tangaza mutahe imbere ku rugi ko numva muri neza. Imvura yiguye ibanze iki? Umuyaga. Inuza urubura. Nibyo. Banze umuyaga. Abanze iki? Umuyaga. Turavuga ngo igihe imvura ibaye guye habanza amazi, nese ubwo ngubwo habanza umuyaga kandi habanza imvura ibaye guye habanza amazi. Abanza. Urumva ko buri wese asubiza iki? Nje gusubiza cyane. Reka subiza cyane. Nawe mukuru Amaze guhunguwa amana. Ubundi n'imvura iguye habanza amazi. None se ndakubaza mwana wawe, usanze umuntu akubita umwana wawe cyangwa inshuti yawe wakora iki? Ngo nabanza ngabakiza iki nicyo kintu cya mbere nakora. Cyangwa nawe wakubita nabanza ngamenya ngamenya sure icyo bari gukora. Ugasanga umuntu akuririza umwana ukihangana. Ntabwo biba byoroshye ariko ugomba kugerageza kwihangana kuko na rimwe abana bose barakoze. Uko bakugira siko bagirira abana. Rero komeze mwirinde mwakire ubuzima burimo cyane. Igihe kizagera namwe mugere ku bindi byose biriya byose murimo mureba. Tuzabigeraho kubera ibyiza rero biri imbere bana banjye.